wanjye umeze neza se? Meze neza mugabo mwiza. Ariko afite umugore mwiza koko. Yego se sheri. Sha wazasubira iwanyu gutanga izindi nka koko. Tuzajyayo ryari se sheri? Ushaka gusubirayo se? Ariko mumagesha sha mwarimu mumagesha mwe kumumagara mbira ngo yabaye wa mbere. Yego se. Ahubwo ngubu turabagurira ikira neza hano numbwiye n'umuswa banabuze n'umumamagara mbwira ngo ari no ku ishuri. Gusa amanota yakuyehera. Oya tazakora ikosa Jessica wanjye z'ubwenge. Mbere na mwenza niyo mpfa kugerageza akaza mu mbere. Baravuga ukavuga na mwenza ko dore umugore mfite. Mwenza ye papa Jessica niwe mwana wanjye. Hanyuma abandi n'abandi. Mama Jessica mwenza ngo ntabwo namwemera durahonda. Abakina nigira muri dushe babigiye ko baba. Wakohoshye kundi Jessica niwe mwana. Genda rwose. Ubwo reka ave ku ishuri aze. Rero utagaye saso akaraka. Mwana n'ubundi w'ikigo ryawanye. Ako kizunguza amabuno genda. Umwana ufite ubwenge aba ari uwase. Nuko nibereyeho tagaye saso. Ubu ngubu ukwezi kugiye kuza ejo kwita umwana nshaka. Kwita umwana nshaka. Cyane nkajya nirira mpabusha. Ubu se bose abimenye ko. Ariko n'ubwo barashwa. N'ubundi bantu batavuga no namara najya nirira mpabusha. Karabe mpabusha. Akugenda ukamagare ntabwo wumva. Ngabona ndumvaga mpabusha. Ari kuvuga ngo iki? Mpabusha niba wabyumvise rero ukamubwira. Abarereke. Uri mwiza pe. Ariko kado urumabuka pe. Wanyweye urumogi umubiki. Wajya umenya ko ndi mpabusha kanyuba. Mpabusha nta rumogi nanyweye pe. Gusa nyine niyo kumpemba wajya ubyihorera ukanyiheraho. Ariko kado siko mfite umugabo. Reka ne kuriya yanashaje mpabusha no kuri pe burasomye yanabibasha. Ntabwo yabibasha ibyo yashaje. Ariko kado ako nagasuzuguro. Ako nagasuzuguro. Sikuri ari boss wawe. Utagayisasuriye uri gumbita. Yego nyine ni boss ariko bura nta kintu kirimo mpabusha no kuri pe. Nta kintu. Ariko kado hari akantu mbwiye numva ni sawa. Ahubwo kado tegera hino tubivugane neza. So umva se mpabusha iyi ngingo niyo nashakaga. Ariko kado sinzi niba byawe bindi binoze neza. Cyangwa ubwo mpabusha cyena ari bi ahubwo tuyibendeke ko ndi munyakazi. Bureka batende ko boss ariko ndaviriza yireza. Jessica ibaze ko wabaye uwa mbere ngiye nkabo wanyuma noneho papa ari mu muce sinzi niba ndi bugenga urugo rwiwe. Urasa ubundi watsinzwe Shano kubera uriya muhungu nyine namwimaremo cyane Mana reba ibintu bimbaye. ariko narakubwiye. Ese ubu wambwiye iki koko Jessica? Nakubwiraga ko ibintu biri kujyamo atari byiza. Biriya bintu ntabwo ari byiza. Nese gukundana ni icyaha? Ntabwo ari icyaha siko mvuze ahubwo gukundana nyine ntabwo ari icyaha. Weho jya ugerageza ukundane ariko niga. Sha nyine gusa bingira inama nyine gusa naramukundaga ariko uzi tugift atanga. Niyo mpamvu mbanze natsinzwe ariko ubutaha nyine gusa nzongera nisubireho nzongera gutsinda. Nzazana amanota meza igihembwe cya kabiri. Gusa ndizera ko utazamurusha. Nyine icyo ubibye nicyo usarura nta kibazo reka twigendere. Aha reka tugende nyine turebe ukuntu mu rugo bimeze.
umva kandi asone sekirite aza kingure papa kamenywa aha wagazazi bw'abanyarwanda ariko urabona ko nakubikanye ngo nuko nabikoreye umva abanyamagambo niba bari bubebe wamaze baramena uko nabikoreye ndeba uwo muntu usonye asanga aribo abana ba bose bavuye kuzana amanota semwenza kumbona warakayeho semwenza ko warakaye shamva imbere mugende musore kandi ko ndakwiyamye nawe mbabare agira bagira umushamwenza namaze aho genda anyishe da yarutagaho isaso abana banjye ariko ko batinzera nje kureba zamu kuri gate numve ko batigeze bakomanga ni ikibazo gikomeye cyane kabisa iyi mbwa naba yayigaburiye umuzamu uriya muzamu ushaka kumwigaho yarutagaho isaso ntabwo njye ndeberera pe ndegereze ndebe ko bazi shangiye buriya byanshimisha ngeze ngasanga nta n'umwe uhari kuko amanota nazanye shasi ariko se simbura papa natsinze n'abari ba mbere dore Jessica Nyakayo dore nibimo arabwira abaturage baha muri gato mwana wanjye nubona ko nshaje reka ndebe dore nabaye wa mbere njye amanota 99 komana ari amazina yawe Jessica nyine n'ayanjye natsinze yewe mwana wanjye we rwa rudorori rundi ngo uri mwenzagururi isoni z'uko yatsinzwe umva mbanza atayibugire utambwira ko mutanye mwana wanjye uhembe nakwemereye ko nzakugurira ji urayigurira mwana wanjye sibyo kandebe ariko se ji gura ngahe mwana wanjye reka nkwehe bibiri Jessica mwenzagu ugera ucira inkoni uzuyizanye imiyobiroti zagenda nyiritana mu kabari uvuga uti mwana wanjye Jessica we sibyo sawa jya mu rugo rero mama wamubwire ko usigiye birotaga ndebe hano sawa mwana wanjye arabikoze da ntazi kubereye uri gushaka kujya yewe we ntabwo wancika menza amafaranga nako wanatsinzwe sha ndavuze ngo ngwino hano utsindwe nariso mu maso yacura ukirwa kizana abahungu hano bakoma nta soni ufite byara ibintu ubundi ari ibyanyuma uri icyanyoko sha umwana wanjye ni Jessica Jessica reka zurebe we zamu nagusora zamu karame boss ngwino hano iki kigoryi cyitsore kijyane mujyane hese gisore pe gisore ikintu kizana amanota umwana wawe birasi yawe umwana wawe oya yabaye wanyuma atu ntago nagukijya zamu nako kigabasha kigaro kijye kura kimwe n'amata n'ubundi ndogo y'icyayi ariko zamu uri gukora akazi kawe neza sha wari ukijyanye pe nkongeje bibirisha ariko ntabwo wisigara sha nta n'ikintu ntaruka ariko wisigara akiruza kwirwanaho sha urakoze cyane ariko boss uriya nubwo nyine yabaye wanyuma ni ukongera ukamushakira undi mwarimu akajya amwigisha hano mu rugo ndabyigaho shana nyina shana yego boss sawa baba we uyu munsi boss arapangira ayifege ndazimu icyumweru neza rwose fege agakazi kose cyata ndazimu icyumweru yakamita nanajya kuzigura aho ariko babushakira uraryoshye mutaga isoso yaranganye byiza ariko aryoshye pe bikamubwire rero yego mabusha
kuri senkani twaguhaga tukirukongera n'izindi senkani ugenda ubashe kugura ipantaro use neza umuhereje w'umukecuru ariko ukazabigira ibanga. akoze mabusha akoze pe ese mabusha nanjye ndashaka kuzajya ijyana ku Gisenyi nkajya kureba ibyiza ndi kumwe nawe aho urupanga umunsi tuzagende rwose tubizi. karame bose iki kigo aho uva kuri gate nkagera utaka kagiye ndagufasha we nakwirukanye